reka mbabwira amazina y'inka nigaze kuwazimura bugorobye hagati yatanga bunama nihira nzishora mwiba rya karambi sare n'isuri zibuza gusoma bituma ikukira na rugango ndikukira na rutica igihugira igabo zakuhira ngezi rugasa abaho bazisanganije ibibando banyanyagizamwe amacupa mbonye udufaranga tumaze gushira bituma nkangira kubakatira ngo ninavunje rurarirwa ngo nizitaba cyumya zizayibyara. Aho rero nari nimuye mpageze abaho bazisanganiza ibibando kuvuga ku Nyamagana banyamaganye ndeba inkamwe muri zo ndayigurisha. Ubwo noneho ndazibakamira abandi mbahereza inzoga inka zirarisha zirijuta. Niyo mpamvu mva ngo nari yivunje rurarirwa ngo nizitaba cyumya zizayibyara. Kuba cyumya no kubaho ntizibyara nka kwa kundi bavuga ngo imvura yaguye rimwe iba cyumya. Zo rero zararishije zijuse zirabyara ziri hayayindi nagurishije kuko inka burya nizo ziragira iyo zifite umushumba muzima. Ubwo rero iyo wimura ni ukuvuga ngo aho uri kwimura ziba zishaka biba bisaba kugira ngo aho zanogeje wongere wimure zijya ahandi hashya hafite ubwatsi. Nigaze kuzimura bugorobye hagati ya Bweramvura na Gisozi aho Karurumi teganye na Giheka ni mu nkengero ya Nyarugenga aho ni mu mbavu ha Kigarama. Nuko zicana mu mazi umuriro ukaka kandi zikimukana ibihiye zitabanje gucumbetsa. Kwimukana ibihiye cyangwa gucana mu mazi umuriro ukaka, ushobora kuvuga bati uyu munsi n'iyi saha gatete nyuma y'amasaha 2 ijuru rirakugwira nutabona 5 miliyoni hano ku mufuka ngaha ngo uyabone. Ushobora kuba uyafite kuri banki, wagera kuri banki konegisiyo zikagutenguha. Ushobora kuba uyafite kuri banki ukabura ugusinyira, ariko inka zishobora kugutabara muri ako kanya utese wagera Nyabugogo ukabwira uti abacuruzi inka yaguraga miliyoni ukayigurisha 250 zigatambutsa zikakwambutsa icyo cyambu. Niko gucana mu mazi umuriro ukaka. Inka ni nziza cyane. Niyo mpamvu iyo umuntu umwana yapfushije umubyeyi we inkira mwonsa ikamucutsa, ariko ntiwamuha inzoga ngo imucutse, ntiwamuha mitsingi ngo imucutse, ntiwamuha wisike ngo imucutse. Uko zimukana ibihiye nuko ntiwakwimura inka ngo zari kwice. Ushobora kunywa amata umwaka muzima n'imyaka 5, ariko mu binyobwa biriho kwisi bibaho nta kinyobwa wanywa ngo umwaka ushire undi ukurikireho. Kwimukana ibihiye tuvuga ni muri ubu buryo. Aho ugeze urazikama wazikamukanywa amata yakurambira nangwa ukazikamira aho zitashye kuri uwo musozi bakaguha ibyo kurya. Kuvuga ngo wakwicwa n'inzara wimuye inka kirazira. Niyo magambo rero avuga ngo nukuri zimukana ibihiye zitabanje gucumbetsa. No kuvuga gucumbetsa urumva ko ari gucana. Inka rero zifite byinshi zifite. Hari ibyo bita ikiremve, no guteza inka babyitaka kuyirasa ugakuramo amaraso akaba ikiremve, cya kiremve ukagisomeza amata. Ubwo wenda tudashyizemo imvugo nyandagazi hari uwabyumva ukundi akavuga ngo mba amata asomezwa amaraso. Oya, ni ikiremve. Ni inka barasaga bagafata ikiremve. Waba uri mu ishyamba waranyoye amata menshi, burya ituma unamenya komera nuko turya tugatapfuna tugakenja, ariko iyo udafite icyurya amenya arajegajega. Wagira gutyo ugafata igiti cyitwa umurondo, ugafata umugano witwa isoni ukawukenja amata wabona akurambiye ugafata ikivuguto akaba ari cyunywa. Igihe cyagera ugahindura ukanywa izo bita inyamusunga nizo nsa inyana nkuru, ukongera ugahindura ukanywa inka zitwe inyamutavu. Ubwo byose akitwa amata. Ariko mu binyobwa biriho kwisi ni nta mata nta kinyobwa wanywa umwaka nangwa imyaka 5, ariko amata wayanywa imyaka 5 kandi ukiri mu buzima bw'umubiri. Niyo mpamvu inka rero zifite agaciro.
inka n'ingari. Inka n'ingari kuyivuga imyato biransaba umwanya ariko ndagerageza. Inka zizana abageni, nawe ubwo uko uri aho ngaho burya nyoko yakowe inka. Inka si ikiguzi ku mwana w'umuntu, ariko mu muco nyarwanda inka zizana umugeni, inka zikarera abana, inka zikakutabara mu bibazo biremereye. Nshatse kuguha nk'urugero rufatika, nakubwira nti reka mbishyire mu ijwi wumve. Inka ni nziza zirakabyara, nuko nyabuna zijya zimukana ibihiye kandi zitabanje gucumbetsa, zigacana mu mazi umuriro ukaka. Ngo sobanure rero ukuntu zicana mu mazi umuriro ukaka. Ushobora guhura n'ikibazo bakavuga bati ubu turi mu masaa sita n'urugero, bati biragira saa 12 za nimugoroba, utabonye miliyoni 5 ijuru rirakugwira. Wayagira kuri konte, ushobora kugera kuri konte ugasanga bya byuma byagutengushye. Ushobora kuhagera ugasanga ugusinyira ntawe, ariko ari ukuvuga ngo ubwingo bwawe urarengerwa n'ayo mafaranga ukuyavuga. Ushobora kujya hariya ku isoko ugahamagara abacuruzi, inka bagurishaga miliyoni ukayigurisha 250. Niba wari ufite inka 50 hagasigara nkeya, ariko cya kibazo kikagikemura uwo mwanya. Uko niko gucana mu mazi umuriro ukaka. Urumva ko inka ari ikintu gikomeye cyane. Hariya wumvise mvuga ngo zimukana ibihiye zitabanje gucumbetsa. Gucumbetsa no guteka, ariko zishobora kukurengera zikatunga ubuzima bwawe zitabanje gucana imbabura. Urwo ni urugero nguha. Ushobora kunywa amata imyaka 5. Niyo mpamvu hari indirimbo nigeze guhimba ivuga ngo ibinyobwa biriho ku isi amatara biruta. Ushobora kunywa amata imyaka 5 akagutunga, ariko muri ziriya nzoga zose aho ziva zikagera nta nzoga banywa ukwezi igutunze, ntayo. Amata urumva ko ari meza. Umwana, umubyeyi aratabaruka akava mu mubiri, uruhinja ukaruha amata, inka igateka agakurikira hindi, umwana akazarinda aba mukuru atunzwe n'amata. Igihe kiragera, uzi ko umukobwa uko yasa kose, yaba mwiza uko yasa kose, ntabwo urumva ngo bavuga uriya mukobwa ni mwiza reka tumukwe etage. Ndavuga za mazu yamaze agerekeranye. Ntabwo yaba mwiza ngo bavuge ngo turamukwa V8. Oya, byanaca muri ya mafaranga, niyo bagiye gukwa baravuga ngo bamukoye inka kandi ari amafaranga. Inka rero ikagira agaciro muri ubwo buryo. Inka ni nziza mu Banyarwanda, inka zifite ibyiza byinshi. Iyo turi mu nkera, rimwe na rimwe twakundaga kuvuga inka tukazishyenga. Iriya ibyo twita gushenga, burya gahugo akarera umuco n'akandi umuco. Iwanyu bakunda kuvuga ngo gushenga, bakabyita ngo ni amashyengo. Nk'umuntu kuvuga utuntu dushekeje niki, ngo ibyo ni amashyengo. Twebwe iwacu inaha ngaha ni ugushenga. Iyo ujya gushenga rero uvuga inka, ukazivuga imyato, ukazisingiza. Ubu naguha nk'urugero. Nigeze nzimura bugorobye nirohamwe riba rya Karambo, nuko nyabona imvura yiroshye mu gati kamwe. Isari n'isuri zibuza gusomana nizishyuye mu riba rya Karambo. Isuri n'isazi zibuza gusoma, irakukira na Rugango nigaho kukira nugira igabo nzakuhira ngezi Rugasa sebera zayambukiye ku kiraro ngeri wawo nagasanzwe. Turahura turaramukanya duhana amasho gakondo, nuko nyabuna yampaye amacupa 5
agiye gupimisha yandi ndamuhakanira nturashwe ntaza kunywa ngasinda ngasakaza izi nka nkazisibiza mu isazi zikona amasaka yino hanyuma zikanteranya n'abagarama. Ubwo rero nari nimuye mu kwimura bisobanuye muri iyi ngingo iteye itya, aho inka ziri zikanoza inzara yazo uyireba nk'iy'umwana w'umuntu ukumva ko zikubabaje. Ubwo rero ukazisuhura ukimura ugacyurira hari ubwatsi, wahagera ukaba ugomba inka zibana n'umuntu w'inyangamugayo cyane cyane. Ubwo bishatse kuvuga iki? Urumva ko hari aho nageze bashaka kunsengerera ndabahakanira, ntaza kunywa ngasinda ngasinzira, izi nka nkazisibiza mu isazi. Isazi ni twa dusimba turya inka tukayimerera nabi. Ubwo rero bigatuma nimura nkajya ahandi. Urumva ko inzoga nyigura, nanze kugurana nk'inzoga, ndazikunda kuko nzi akamaro kazo, ndazikunda kuko ni nziza. Ubwo rero ndazimura, niho handi nshuma nk'imbere bwige ni muri Kigarama abaho bazisanganiza ibibando, nyabuna ndayivunja rurarirwa givunja mu mafaranga nyambanyanyagiza mw'amacupa, bonye udufaranga tumaze gushira, ubwo ntangira kubakatira ngo nizitabacyumya zizayibyara. Ubwo rero ubwo zari zitanze impongano ngo zirishe. Iyo nka nagurishije zarayiriye zibyara izindi. Niyo mpamvu wumva mvuze ngo nizitabacyumya zizayibyara. Kuba cyumya ni ukuvuga ngo mbese n'izitaba ingomba kandi ntizagombaga kuba ingomba kandi zarishije zahaze. Ubwo rero zaje kugaruza iyo nka. Ntabwo rero tuzijyana nk'ubucuruzi, uretse ko nazo ubwazo zirunguka zikakungura, ukazitanga zikavamo igihango, zigatanga abageni, ukaziha abantu, ntuzizirikeho. Buriya ukureba uko inka zigira assurance. Ubwo rero ubwishingizi, zigira ubwishingizi muri aya magambo. Iyi nka zibyaye zikabyara nk'inyana 20, uba ugomba gutanga nk'inyana 10. Za nyana 10 utanze, iyo wagize iyo upfusha muri ba bantu bose, iyo hagize ikibazo mu nka zawe bose barabyuka bakaguha. Ku bwabazi niba utanze inyana 10, ubundi bwabazi utanze inyana 10, mu mabazi 3 utanze nka 30. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo wagize ikibazo za nka ziragaruka, nibwo bwishingizi ziba zifite. Ntabwo rero iyo uri umuntu uzi kubana, ntabwo wazizirikaho ngo uzigira umukandara wo gukenyera. Urazitanga zikatuma ubana n'abagabo. Niho hahandi ujya wumva rimwe na rimwe utarama ndajya ngucishirizamo nkurikije uko mbyumva njyewe. Hari inka nahawe na nzobe yera, nuko nyabuna igindi imitwi nyagaraye kandi gatanga minerevare, n'inzira y'abishyuzi kayifunga telefone ya banki kayibuza rezo. Gutanga minerevare urabizi ko yaba amata muri ibi binyejana turi, murabizi ko amata agurishwa. Kwaba kubana n'abantu kuko nari mbikubwiye mu mwanya ushize. Ubwo rero iyo tuvuga ngo inzira y'abishyuzi kayifunga, iyo ukwezi gupfuye zikakuzanira nka miliyoni, abakwishyuzaga ntabwo baba bakikwishyuje. Kuvuga ngo telefone ya banki kayibuza rezo, ni ukuvuga ngo banki ntiyaza kuguhamagara kuko nta kibazo mufitanye. Ubwo rero inka ni ngari. Inka zitanga minerevare, inka zigatanga ibyo kurya. Nkize no mu yandi magambo sindi bibencyomye, inka zikamwa amajeri, zigakamwa ibishyimbo, zigakamwa amakayi, zigakamwa abana bakagira ubwenge. Inka nakubwiye ngo ni ngari, inka ni ngari. Niyo mpamvu rero ibyo ari byo byose, iyo ufite inka ukaba witwa umutunzi, cyane cyane kugira ngo zigire agaciro kurushaho, kuzitanga n'iby'agaciro cyane. Zishakira inshuti, zishakira aho zirisha, zishakira ibyo kurya, zikarera abana bakiga bakaminuza, barangiza nabo baba ari abana bafite umuco, nabo bakakura bakunda inka. Amatungo yose abaho ku isi, urabizi tugira amatungo magufi, hari amatungo yitwa ingurube, hari amatungo yazwi ku ihene n'ibindi bisa nabyo birungura. Ariko ntawe wari wumva yirahira ngo yampaye nk'ingurube, nangwa se ngo yampaye ingurube. Ese nuguhaye imodoka uramukunda, ariko ntawe wirahira ngo yampaye imodoka.
ariko mu muco nyarwanda umuntu arakuvuga ati yampaye inka rugize rute. Inka ni nziza, inka ni ngari, inka ibyiza byayo igira itya, amahembe yayo afite akamaro, uruhu rwayo rukagira akamaro, amase yayo akagira akamaro. Sindi bije mbivuga buri kanta kariko kose, ubwo nimvuga amase wumve ko ari ifumbire z'imyaka. Nimvuga amahembe yayo nayo nta kintu cy'inka aho kiva kikagera, n'uruhu rwayo ruvamwo inkweto, ruvamo n'ibindi bisa nabyo. Ubwo rero no kuvuga ngo inka ifite ibyiza, niyo mpamvu umunyarwanda yashyitsemo kugira ngo ibinkwano ntabwo waboneye ikiguza umuntu. Burya ni mu muco batwabyita nk'umusabisho. Wajya gusaba umukobwa nawe wabiheraho, iyo ugiye gushyingira bagukwera amafaranga, reka tuvuga amafaranga muri ibi binyejana turimo, yagukwera inkwano ya miliyoni 2,500, wowe wajya kumuherekeza umukobwa wawe ugakoresha miliyoni 5. Urumva ko nta kintu mukuyeho, ariko ishema ry'agaciro yakowe inka. Niyo mpamvu rero inka ari nziza, inka ni ngari, inka irakunditse. Mu matungo dufite yose muri iki gihugu cyacu nta kintu kimeze nk'inka. Niyo mpamvu rero twebwe mu myaka yacu dukunda inka cyane. Ni inka urayireba ukamenya ikivuze kandi itavuga. Nuko rero tujya tuzisingiza, twagira nk'aho ngaho tukazivuga imyato. Hari aho tuvuga ngo murakabyara muragaheka muragatunga murakabyara imfura n'ubuheta, nifuje gusura imfura ziwanyu, none Imana yampiriye nabasuye. Mu muryango w'iwanyu n'abantu Imana yahaye umugisha, yabahaye amatiracu gusa bamaze kuzuza ndabirura. Kubirura ni igihe wakamaga inka, icyansi cyamara kuzura ukabirura ugasoma rya furo. Uretse iki gihe cyaje cyo guteka amata, burya rira furo niyo mutima w'amata. Ariko muri binyejana ko twagiye ko bigenda bikura bucya bukira, biragenda bihindura imikorere, amata gatekwa. Iyo uryo yatetse rira furo nangwa se rura rukoko niwo mutima w'amata. Niwo mutima w'amata, niyo mata mazima. Niyo mpamvu wumva n'abarogaga ntawe ushobora kukurogera mu mata kirazira, kuko amata aba arimo imiti yose, ahubwo avura uburozi. Niyo mpamvu ujya wumva nk'unyoye tiyoda bati nimutabare, bakazana amata, bamara kumuha amata ubwo akaba atagipfuye. Urumva ko amata afite ibyiza byinshi. Ubwo rero mu isoko yabyo ni ukuvuga ngo inka ifite ibintu byinshi byiza tutabona aho tuvuga ngo tugire naho duherukira. Inka ni nziza cyane. Umuntu agira atya, byo mwumvaga nkubwira byo gushenga, ukagira imodoka yawe nziza, ukagira abana bawe beza, ukagira umusozi wawe mwiza, ariko kuwushakamo ibyino bikagora. Ariko ntiwavuga ngo imodoka yanjye ifite amapine n'aya yiruka itya n'itya, reka da. Ariko ugira uti ukavuga uti inka yanjye iteye itya, ihagaze itya, yimuka itya, ibana itya. Tugagaruka handi twavuze ko zifite ubwishingizi. Niyo mpamvu rero inka kugira ubwishingizi kwawe niyo waba uzifite zikanyagwa, ba bantu wahaye bose baguhera rimwe, bose baguhera rimwe zikagaruka. Ndashaka kugira ngo ngucire akantu k'agatekerezo gatoya k'umugabo witwa Murengera, undi akitwa Sekubumba. Si umugani, ni ibyabayeho. Yagize atya, inka zishoka mu cyane munsi, inka ikubita inka 59, zari inka 60, hasigara imfizi imwe. Birangije wakaba arafite ubwo bushyo bwa 60, ariko mwene nyina afite amashyo 3, 60. Igihe kigeze inka inkubira zikubita, hasigara imfizi imwe gusa. Umugabo aragenda ajya mu kirago, ajya kuryama. Icyo gihe baryamaga mu birago. Aragenda ajya kuryama, inkuru igeze kuri mwene nyina, aramubwira ati
inka zawe zose zashize, ati ngwino hano, ati ngwino hano. Undi ati simfite ubushobozi, ati hangane ngwino. Araza ahageze areba inka 50 sorry, areba inka 59 arazisobanura, azishyira muri cya kiraro, agarura ya mfizi, ati imfizi nterare mu kiraro cya yonyine. Ubwo rero bigeze aho urumva ko yarasigaranye amashyo 2. Wa wundi rero cyajya kigera wamuhamagara, yitwaga Murengera. Wamuhamagara ngo Murengera, ngo mama nyiramamumba nose kubumba yamushyiraga mu njyana kugira ngo byumvikane uko azajya abona uko mwirahira. Ngo Murengera, ngo mama nyiramamumba cyane munsi ibikenya byakuye ibikenyeri mu mpenga ya Cyengerero, wampaye inka zikirenga yanga ko ngende kirere gisa. Urumva ubwo rero za nka ziragenda zisubira mu ishumba ryazo, za nka zirasagamba zirakomeza. Bityo rero inka ni ikintu gikomeye cyane, kuzitanga ni ukuzishaka ubwishingizi. Rero inka ndazikunda, inka ni izacu n'abanyarwanda bose barazikunda muri rusange. Ete nagatabazi nahaguze ifamizi zigama inkusi zikabamwe zihore zimenera iyo nka nayihawe na Nzobe yera. Igibuzu umwana gushungamiriza ikabuza umukecuru kurira moto, nanjye kandi ndakurunguruka mu kabare kuko igitanga menerevare n'inzira y'abishyuza ikayifunga, telefone ya banki ikayibuza rezo. Ni muri ubwo buryo rero, si ukuvuga ko umugore wanjye atakurira moto, ariko bisobanuye ko mwanya nkizifite ntizananirwa kumukodeshereza taxi voiture. Ni imodoka yemwe sinananirwa kugira ngo wenda niba ntanayifite, ariko sinananirwa kuyikodesha umunsi umwe ngo nyeriranwe. Ibyo byose nkabikesha iyo nka yanjye. Ubwo izo nkubwira ziri ku gisozi mu murwa mukuru iyo ngiyo. Rero inka ni nziza nshuti yanjye, njyewe nagiye kumenya ubwenge nsanga inka zihari, nsanga data zifite, nanjye ndazifite. Impinga ibyaye Rwampabuka ntihagire igihinduka, umuntu ajya amenya iminsi amaze ntamenye yashigaje, nkumva nanjye nabiraga umwana wanjye nawe akazagira inka nkuko nanjye Imana yazimpaye. Rero inka navuga iby'inka bwacya bukira, inka ni nziza ndazikunda, Imana yagiye kungirira neza irazimba. Rero mwana wanjye nanjye ndakwifuriza kuzagira inka n'abana. Murakoze murakabyara kandi mwagize neza kunsura.